wigeze usoma igisekuruza cya Yesu muri Matayo igice cya mbere? Niba waragisomye ushobora kuba waribajije uti kuki Matayo mu rutonde rwiganjemo amazina y'abagabo yavuze abo bagore? Harimo Tamari, Rahabu, Rusi umugore wa Uriya ariwe Batisheba ndetse na Mariya nyina wa Yesu. Ariko se kuki Matayo yabashyizemo? Ujya ubyibaza? Ese hari ubutumwa bukomeye yashakaga ko tumenya? Uyu munsi kuri Izere Ministries reka tubusobanukirirwe hamwe. Reka duhere kuri Tamari twifashishije Matayo igice cya mbere umurongo wa 3 atubwira ko Yuda yabyawe na Peresi na Zera, abo yababyaranye na Tamari. Iyo usomye Itangira igice cya 38 usanga inkuru ya Tamari itari yoroshye. Nyuma y'ibibazo byabaye mu muryango, Tamari yaje kubyara Peresi na Yuda. Kuki se Matayo atamusize? Kuko amateka ye atari asanzwe atabujije Imana gukomeza umugambi wayo. Isomo rya mbere ni uko amateka y'umuntu ashobora kuba atoroshye, ariko ntabwo aba akomeye kurusha umugambi w'Imana. Umuntu wa kabiri ari we Harabu. Matayo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 5 havuga ko Salomoni yabyawe na Bowazi kuri Rahabu. Rahabu tumusanga mu gitabo cya Yosuwa igice cya 2. Yari atuye i Yeriko kandi yakiriye abantu ba Isirayeli bari boherejwe kuneka igihugu. Ntabwo yari Umwisirayeli, ariko igihe yahuraga n'abantu b'Imana yagaragaje kwizera Imana ya Isirayeli kandi afata icyemezo cyo kubafasha. Mu Baheburayo 11:31 Rahabu agaragazwa nk'umuntu wizeye. Rahabu yaje kuba umwe mu bantu bari mu murongo w'umuryango wagejeje kuri Dawidi hanyuma kuri Yesu. Isomo twakuramo: Imana ishobora gukoresha umuntu abandi babona nk'utari uwo kwitabwaho. Muri kubyumva, Imana ishobora gukoresha umuntu abandi babona nk'utari uwo kwitabwaho. Reka twihute cyane tugere kuri Rusi. Ahangaha turifashisha Matayo wa mbere umurongo wa 5 avuga ko Bowazi yabyawe na Obedi kuri Rusi. Rusi yari umumowamukazi. Mu gitabo cya Rusi yahisemo kutatererana Nawomi, ahubwo ahitamo gukurikira Imana ya Nawomi. Yaje gushakana na Bowazi babyarana Obedi. Obedi abyara Yesayi abyara Dawidi. Isomo: aho waturutse ntabwo ari byo bigena aho Imana ishobora kukugeza. Umugore wa Uriya, Batisheba ari we wa 4, Matayo ntabwo amwita Batisheba nk'ibisanzwe, ahubwo avuga umugore wa Uriya. Iyo usomye Samweli wa 2 igice cya 11 n'icya 12 ubona inkuru ya Dawidi, umugore wa Uriya n'urupfu rwa Uriya. Matayo ashobora kuba ashaka ko umusomyi yibuka iyo nkuru yose aho kuvuga izina rye gusa. Icy'ingenzi ni iki: ntabwo tuvuga ko icyaha cyabaye cyiza, ahubwo tubona ko nubwo abantu bakora amakosa akomeye, Imana ishobora gukomeza umugambi wayo, kandi ukwihana n'imbabazi bikagira umwanya. Isomo: ikosa ntabwo rigomba kuba ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu. Tujye ku muntu wa nyuma ari we Mariya. Hanyuma tugeze kuri Mariya rero, ahangaha namwe murabizi. Matayo wa mbere umurongo wa 16 atubwira ko yitondera cyane uburyo avuga Mariya. Yosefu ni umugabo wa Mariya ari we Yesu yavukiyemo. Ntabwo avuga ko Yosefu yabyaye Yesu nk'uko avuga abandi babyeyi, ahubwo muri Matayo 1:18 kugeza ku murongo wa 25 asobanura ko Yesu yasamwe kubw'Umwuka Wera. Aha niho igisekuruza kigera ku ndunduro. Kuza kwa Yesu ntabwo ari igikorwa cy'abantu gusa, ni umugambi w'Imana. Noneho igice cy'ingenzi: none se kuki Matayo yashyizemo aba bagore 5? Bibiliya ntabwo iduha interuro ivuga ngo Matayo yabashyizemo kubera izi mpamvu, ariko iyo turebye inkuru zabo zose hamwe tubona ubutumwa bukomeye. Icya mbere, Imana ikora mu bantu batandukanye kandi badatunganye
icya kabiri, Imana ishobora gukoresha n'abantu bakomoka hanze y'ibyo twari twiteze. Icya gatatu, Imana ikomeza gukorera mu mateka arimo ibibazo, ikazana umugambi wayo ku ndunduro. Izi nkuru z'aba bantu batanu, ariko ubutumwa bumwe, umugambi w'Imana uruta amateka y'umuntu. Icyo twakoramo noneho as conclusion, dushobora kuvuga se, niba wumva ko amateka yawe akubuza gukomeza, ibuka ko Imana ishobora gukoresha ubuzima bwawe. Nsubiremo, niba wumva ko amateka yawe akubuza gukomeza, ibuka ko Imana ishobora gukoresha ubuzima bwawe. Andika muri comment uti Imana ishobora gukoresha ubuzima bwanjye niba wumva izi nkuru hari icyo zakungura cyangwa se niba hari icyo bigufashije. Kandi niba ukunda inyigisho nk'izi zishingiye ku ijambo ry'Imana, komeza ukurikire Izere Ministries. Twese hamwe turifuza ko twabasha gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana kandi rikongera rikatwubaka, rikadusigira icyizere, tukumva ko nubwo bimeze gutya ariko umugambi w'Imana ni mugari, nubwo ibibazo bishobora kuza ariko Imana ifite imbaraga zisumba byose. Imana ibahe umugisha.